haba harimo umuziki utagize gutya n'amatwi yameneka tukahanyura twumva umuziki twakwinjiyemo bamwe bagakunda umuziki icyo gihe twanabyinaga darama bamwe bakunda kubyina ibintu byo kubyina twinjiremo umwe akahita avuga ati Kigali Updates TV, your all day news. Bakunzi ba Kigali Update TV all day news, mumeze mute nize neza ko mumeze neza kandi mugomeje kuryoherwa na gahunda Kigali Update TV ibagiye ibategurira amasuze mwese mugiye muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Abari muri Amerika ndabasuje cyane, abari ku mugabane w'i Burayi, abari muri Afrika, abari muri Aziya, by'umwihariko bari mu bihugu bya za Canada, za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Pologne, Ubufaransa, Ububirigi, Ubudage, abari muri Australia, mwese n'Ubushinwa ndabasuza cyane kandi mugomeje kuryoherwa na gahunda zacu. Mwagiye mudusaba abantu benshi batandukanye tugera tubabazanira, ariko uyu munsi utahiwe mwese muramuzi ku ma YouTube menshi cyangwa se n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Isura si ya mbere, ni umwe mu baheza ibyishimo rimwe na rimwe cyane kubemera Imana bakunda gushyikira ibiganiro cyangwa se n'inyigisho zifite naho zihuriye no kwemera Imana. Reka tujye tumikaze kuri Kigali Update TV anabibwira muri rusange wenda n'abatabasha kutamumenya batemo mumenye uwo mwanya. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane. Mbanyita Mugunga David, ariko bakunda kunyita Nzungu. Nzungu niryo zina abantu bamenyereye cyane. Hari n'indi bita Zakariya. Mfite amazina menshi cyane. Nzungu cyangwa se Mugunga cyangwa Zakariya, ariko hari n'akitwa pianiste. Pianiste wumva ibyo turihuriyeho n'abantu benshi. Ese wa Nzungu pianiste umwihariko? Pianiste ni izina Imana yanyise nkiri muri iyi si, nzaguma nitwe pianiste kabisa kandi ndabikora neza pe. Murakoze cyane. Tugwikaze ku Kigali Update TV Nzungu. Murakoze cyane kabisa, nanjye ndabishimiye cyane ku bana bantu. Amakuru yawe Nzungu meze ute neza? Ni meza, tushima Imana. Urebye byose ni sawa. Harya ubundi utakuzi neza utumwe abazina yawe ko se uvuka hehe, imba n'imyaka ubitangaza bitubwire. Imyaka yo biragoye, ariko ngewe ndi umusore ushima Imana, ndi umukozi w'Imana mu itorero rya Foursquare Gospel Church City Light Center hariya Kimironko. Niho nkorera umurimo w'Imana. Ababyeyi banjye batuye hano mu Rwanda, twavukiye ahantu bita muri Kongo, Imulenge. Imulenge niko ndagira ngo abantu benshi barahazi, ni muri gihugu cya Kongo, niho kavukire, ariko dutuye hano mu Rwanda, nicyo gihugu cyatureze. Nzungu wavukiye Imulenge, ni gute baje kwisanga noneho mu Rwanda? Wageze mu Rwanda ufite imyaka ingahe? Nari uruhinja, nari muto cyane. Ntago waje mbese uzanywe n'ababyeyi bawe? Nazanywe n'ababyeyi, nkurira hano mu Rwanda, kuva nyine urumva ndi uruhinja, urumva nta kintu na kimwe ntakore hano, mbese ubuzima bwanjye bwose ni hano mu Rwanda. Yani yakwibaza uzi Ikinyamulenge se? Cyane ndakizi. Wakigiye Nzungu kunze utawimbuta urumva ko wavuye kiruhinja nta kintu ubasha kumenya cy'ururimi rwawe? Ikinyamulenge zara nakigiye. Nibundi nakuze ntakizi. Urumva nakuriye mu mashuri y'abana, twiga n'abana, umva mpita deja nkura nta Kinyamulenge nzi. Noneho rimwe icyo gihe nibwo naje kujya muri korali. Muri korali nsanga korali ndimo yari abo duhuje nyine ururimi. Twese urebye nibwo twaba turimo. Ntangira kumva ukuntu bavuga gutya no mu rugo, urumva mu rugo, ariko ntago wakiga cyane ngo ukimenye. Ariko aho hantu urungano muvugana, naje guhura n'abanyamulenge benshi, tuza kumenyana. None icyo gihe ngenda nganira nabo birangira amenye Ikinyamulenge, kuko noneho no kukivanamo. Mbese nk'ubu uri kuvuga iyo ndi kuganira n'umuntu n'undi muntu ufite nanjye ndakizi ntacyo. Mbese iyo ngeze mu rusengero nkumva umuntu gusa
avuze ikinyamurenge sinjya menya ahantu icyanjye ntabwo giturutse bitarumva kije ariko iyo ndi mu kazi iyo ndi mu buzima busanzwe kiba cyagiye ku buryo wiyumanganya neza ku buryo nta n'uwapfa kubikeka ko unakizi. abantu benshi barambwira nyine baba basuriwe ndiwe ko nyine birabacanga nyine ariko nta kundi. Harya Banyamulenge hari ibintu bagiye bitwa imirara, uba mu wuhe murara? Njyewe kera watumye mvuga ikinyamurenge kera gacaje. Njyewe ndi umusama, umunyamurenge w'umusama, abasama sinzi turabasama. Hari ubwoko bw'abagunga, abasama ni ubwoko bw'abagunga. Abagunga bo nta hano barahaba, mu bwoko bwaturutse kuri mugunga. Nanjye niyo mpamvu nitwa mugunga. Nkaba ndi umwishwa, iyo uvuga ngo umwishwa w'abasegege, mbese nyine nka mama wawe aba ari umusegege. Ukaba uri mugunga abandi abasinda byansaba kubitekerezaho cyane. Anyway, Nzungu, mu gukura kwawe noneho wakuriye mu Rwanda ariko nyine ukura muri famille yabaye Kongo. Wene bashe kumenya amakuru sinzi niba atari ibanga iwanyu abamenya baba baravuye Kongo bitewe n'iki, bavuye bimutse cyangwa bavuye bitewe n'ibibazo byari biri muri Kongo? Sinabajije neza ariko nzi ko hari ibibazo, nako si hari ibibazo, hahora ibibazo. N'ubu ngubu tuvugana turi mu bibazo biteye ubwoba, hari intambara cyo kumva dufite bene wacu benshi kumva barahangayitse, bahora bimuka amajoro, biruka, nako si no kwimuka no guhunga. Bahora bameneshwa bagira gute, inka zagize gute, mbese ubuzima bwabo burababaje cyane. Niyo mpamvu duhora twageze tunanabiririmba, save umurenge mudutabare nyabuneka. Urumva nyine ni ikibazo ubu ngubu kiri ku banyamurenge bari hariya muri Kongo, ndetse niyo mpamvu urumva byanga byakunda nta abantu benshi bavaga muri Kongo. Icyo gihe hahoraga ibibazo, icyo nicyo tuzi nyine uko hahoraga ibibazo. Bishoboka sinabaje neza ariko bishoboka ari cyo cyatumye bimuka duhungira. Cyumvikana nyine uburyo wavuye Kongo nta kintu kimwe rubiziho, kandi wenda n'uburyo mwavuye ntushaka kutari bwene buryo bwiza bitewe n'ibibazo bihahora, bikanira kwibaza byawe ko ushaka kugifite umuryango. Ujya ugira amahirwe kuba warabaye ukiri uruhinja, uri wagira amahirwe gusubirayo? Oya, sindasubirayo kandi mba numva mfite amatsiko yo kugerayo, mfite amatsiko yo kuhagera, noneho mfite ubwenge bwose nkahabona nyine. Ariko urumva nyine mpaheruka kera, nako sinaheruka sinanahamenya. Urumva ariko nk'uwahangeza yabagize neza. Ntabwo byoroshye kuko numva nyine nawe nuko ari kujya gushyira ubuzima bwawe mu kaga, numva ko nawe ntabwo borohewe. Nzungu, noneho ni gute mu bwana bwawe wakuze uri wa mwana umeze ute, umwana ufite izihe nzozi? Njyewe nakuze ndi umwana nyine, niba navuga ngo utaramenya neza ejo hanyuma hameze gute ntabizi. Noneho nza gukizwa, ngenda mbaza Imana, ntangira kubona mu rugo ni papa ni pasiteri batwigisha gusenga. Ntajya gusenga Imana baze ejo hanjye gute, nzaba iki, nzakora iki, nzagira gute, nzakumenya ko icyo uzaba mugendana cyangwa se icyo uzaba cyo ni wowe none, ikintu urimo none nicyo uzaba cyo. Ntangira kumva ko ikintu cyose nakorera practice cyangwa ikintu cyose nagira aricyo nzaba cy'imbere. Bishoboke ko wenda ko hari icyo naba narakozeho practice cyangwa se gusenga Imana ikangira ubuntu ikangeza wenda uko mpagaze
aricyo cyatumye ngera kuri ibi. Ni nk'uko nasubiza. nk'umwana wese muri rusange agira amafuti mu bwana bwiwe, rimwe na rimwe akayereka wenda ariko atari nuko iwabo umuhannye wenda atangiye kugenda agira ubwenge avuga ati nubwo muri ibintu si byiza. Amwe mu madefu yaranga Nzungu mu bwana bwiwe ni ayahe? Nkiri umwana mutoya nkuko nari kuvuna navuze hari igihe nari ntarakizwa ntaramenya Imana nyine nkigendera mu ngeso z'abana. Si nko kwiba twibaga amapera ukuntu twazirikaga nk'ikintu hano gutya tugafata amapera tuyajugunyamo ugasanga ufite wabyibushye. Ese nzakibagirwa kabisa. Icyo gihe mwabibaga muzaga mu Rwanda mwari mutuye Kigali? Twari tuye Igitarama, n'ubu ni mu rugo ni Igitarama. Naho twabaga. Uko abapera se bigeze bayagufata n'umunsi n'uyu n'umwe? Ahubwo twaravunikaga. Aho kugira ngo bagufate ubaga uri hejuru y'igiti ukemera ukamanuka ukikubita hasi ukagenda ucumbagira. Bitewe n'amapera gusa? Kandi none igisekeje umuntu wabaguje nyine umuntu wabaguje umukecuru wenda reka ndeke kumuvuga izina, ariko uwo mukecuru yabaga ari we yabaga ari umukecuru n'ubumenyi atakibaho, ari agakecuru nyine kakandi kagendera ku kibando, ariko twakumva afunguye umuryango ukatuvuga ataranatwica ukumva kandi mu by'ukuri unagiye gahoro gahoro ntacyo yakugira, ntiyakwirukankana ariko kubera ubwoba nyine bwo kwiba ukahita utwa hejuru mu giti ukirukanka tukajya ku ishuri twavunitse. Ubwo icyo gihe wageraga mu rugo watari gucumbagira ukabwira ababyeyi ko wabaye iki? Naguye nagize gute. Icyo gihe noneho cyangwa se n'ubundi mu muryango wanyu muri abana bangahe wakangaye? Ndi umwana wa 9, njye ndi umwana wa 5 ariko turabana 9. Ndi umwana wa 5, hejuru yanjye hari 4, inyuma yanjye hakaba abandi 4. Hagati aho ngaho niho. None se icyo gihe noneho amashuri yawe abanza wayigiye ayisumbuye wayigiye? Amashuri abanza icyo gihe nayigiye Igitarama Nyabisindu, ahantu bita Nyabisindu, ndiga primaire mu wa mbere. Icyo gihe twigeze kuba i Burundi, nawe igiye Bujumbura mu wa mbere primaire. Nzakomeza hano ndahakomeza, icyo gihe twiga hahita haza ibintu bita ngo mu wa 7 9 years muri nyanya. Sinzi ukuntu twabitaga, ariko nyine yari amashuri meza cyane rwose. Njye nahise mbyishimira icyo gihe kuko njye nahoraga numva icyo gihe nibwo nari gutangira nkirakana ntangira gukunda senti, nkumva sinajya muri interna kuko abantu barangiza gutya twumva ishaje ibintu nk'ibyo. Utavuga ati nzaya nigira ntaha nkomeze nige ntaha, mpita nkomeza mu wa 7, mu wa 8, mu wa 9 mbona kujya mu ma interna. Umwanya mwiza wagize mu mashuri yawe ni uwuhe mwanya mwiza wagize n'umubi wagize ni uwuhe? Ikibazo ko gikomeye. Hari abantu bakunda umuziki wanjye kandi twiganye bahita bavuga ngo ndabeshya, ariko nari umuhanga rimwe nkaba n'umuswa. Ubwo nari aho ngaho gutya. Iyo myanya ibiri niyo nshaka kumenya ubwiza wagize, sinwaza ngo wugize mu wa kangahe? Sinigeze mba uwa mbere kandi sinigeze mba uwa nyuma. Abenshi bigeze kuba yawe ni bangahe? Abenshi bigeze kuba bajya inyuma yawe ni bangahe? Sumbwira umubare wabo mwigana. Abantu benshi bigeze kuba bajya inyuma yawe barangana n'abigeze kujya imbere yanjye. Mbese ndanga ikibazo kirakomeye. Nawe wagisubiza? Nagisubiza njye nabayeho wa nyuma. Ugeze ku wa nyuma? Niga mu wa mbere primaire. Bari banyishe gusa nanjye. Arabeshya sha. Nabayeho wa nyuma. Njye gusa njye nibuka nigeze kurwara. Bamanika apana muri bibliothèque imwe exam amakonkuru mbu wa nyuma. Muri konkuru bamanitse hanze. Kandi iki gihe haza no kunsura umuntu ku ishuri nyine muri famille.
araza atahenda kunyica ndamubwira ati ntuzi ko narwaye ati byose byinshi nta nubwo nabikoze sinabyigiye sinabikoreye etide ese yuko bitanambabaje buryo iyo watsinzwe uzi impamvu uzi ko nyine nta mbaraga biragatsindwa nyine kwiga ukaruha warangiza ukagira ibyo nibyo bibi ariko njye nabaga mbizi nyine ariko ubundi igihe cyose naragiraga kubera kandi nigaga mu kigo gikomeye ikigo nizemo ngo ni Remera Rukoma cyari kirimo abana baje bihagazeho wabona umwanya mwiza n'amanota meza twe twabaraga amanota wagira n'amanota meza ukumva urashima Imana ati nuko ririhe somo watinyaga mbese muri tronkome kuri iyo somo mwarimu yaza gutangira kwivovota minyari geography nimba ari minyari nka geography mwarimu yaza kumva tuzi sinzi hari igihe ugira umwarimu rimwe na rimwe nyine ntimuhuze niba nava ntimuhuze ariko njye nta mwarimu utahuzaga ariko nyine iryo somo numva nyine ntabwo riryohera cyane tronkome irihe somo wigeze wabona nka zero nko muri nuza nko muri test cyangwa se mu kizami aya ntaryo wigeze ubona zero aya ntabwo nta muntu wabona zero atarwaye ubwo nyine abarwaye niba atarwaye izindi ndwara nyine za malariya aba afite indi ndwara kuko mu masomo yose warize uhari bakazana ikizamini ndakeka ko utabona zero ni ukuri high school wiga high school wigeze wahanirwa imbere mu ruhame wakoze gusabana mu ruhame nigeze nagiye gucuranga bahita bamijyana nagiye gucuranga ahantu hakurya nyine oya hari ugusenyera ariko nasohotse ikigo barambwira ngo ninjire mu kigo buri shuri ryose ndigiyemo nsaba imbabazi kandi mbivuge kuko iyo nzira twabaga twaciyemo ku ishuri ryo ku rusengero uca hagati y'ahantu hari amasaka ugenda uba ati mumbabarire ko naciye mu masaka njya gucuranga nyine ngenda mbivuga ikigo cyose kizenguruka kabisa icyo gihano ndakibuka Nzungu ukinuye mukino koga umukino ukina cyangwa ni siporo ukora bisanzwe si nk'umukino sinzi ko navuga wenda iyo ni siporo nkora ariko ngiye gukina ni football urayizi ubu cyane ukina kuri uyu mwanya 7 njye nkina imyanya myinshi nkina kuri 7 no kuri 2 7 no kuri 2 7 aca kuye ruhande 7 aca kuye ruhande iburyo na 2 aba ari kundi 7 na 2 barakorana uriye bakona 7 pasa 2 oya uwo wese ariko umuntu uri kuri 7 n'uri kuri 2 abantu bakina umupira bahita babyumva ni bamwe gusa nyine uri kuri 7 aba ari imbere yewe ugeze wakiniye ikigo cy'amashuri cyawe ugeze warakina nyuma y'ishuri nigeze gukina nimba bavuga ngo tudemi nimba ari ikipe y'abana twabaga i Muhanga bita ngo ni Zinga ngo bita Zinga yagiraga abana nyine tukajya kwitozayo tugakina ndibuka ko twakinanaga rwose nigeze gukina n'umusore bita Sheshangoga tukiri abana ahita akura turenga ahita akwanya yari umuhanga icyo gihe ariko tumva nyine ni generation yacu icyo gise waje iki ku buryo nyine utakomeje nawe uzamukana n'abantu Sheshangoga njye nagiye mu by'umuziki niyo duwe nyine nuko tuvugana ambwira ati wese iyo byagenze n'abatasi waje gukomeza gute njye se ugeze ubona ncuranga kuko ndabyibuka nyine tukiri abana tukibona yari na perezida wa korali skurimba buriya wenda simbizi ubu ngubu uko bimeze wenda kubera kudakora practice akajya mu by'imipira ariko yari umuntu mwiza cyane icyo gihe kabisa muri korali yayoboraga korali y'ahantu twabaga Nzungu mu bwana bwawe ukiri primaire watinyaga inkoni ndayitinye nyine nimba uko nyine ntawayinkozaho ariko nyine
nkiri umwana twarayitinyaga ugakora amakosa wakererwa nko kujya ku ishuri uzingura haza bagukubita inkoni nk'eshatu ahubwo ukemerwa ukahita uza ari uko mwarimu yasohotse ukemera ukora ati isomo aho kugira ngo winjire. nagiye zarata nk'isomo bakagufata abantu wihishe mu bwihisho. Aya cyane. Tugiye noneho twagavuga wenda kuri background ya hasi cyane ari byiza ko niba bimenya. Turagiye noneho tubwiye ko kugeze ko mu Burundi icyo gihe wabayeyo bananaga nande ko tubwiye ko bari mu mahanga. Oya ni twese twabagayo mu Burundi twabagayo tugaruka mu Rwanda nanone. Mwabaye mu Rwanda mujya mu Burundi mwaka mu Rwanda yes. Icyo gihe mu Burundi zo mwaka umwe wonyine. None umaze none nshaka imanzi menye noneho icyo gihe ababyeyi bawe icyo gihe utangira kujya muri education yakise muri iyo background yawe yo hasi icyo gihe ababyeyi bawe bari babwiriza nko rutubwiye. Yes yari pasiteri kuko ni nabyo byatumaga twimuka gutyo. Oya ni arakuntu abapasiteri umupasiteri babimura kajya wenda nko gukora umurimo w'Imana i Burundi akahita agenda akajyana n'umuryango. None nk'ubu bari bamaze iminsi bari mu Rwanda twahoraga twimuka none umva ngo yagiye rimwe muri ADPR hari ukuntu babimura ni pasiteri muri ADPR bakabimura bakamujyana ngo i Butare tukajya i Butare tukajya Ibyumba tukajya Ibyumba aho twaragiye tukagaruka Igitaramo tukajya mu Ruhango ubu turi deje ubu yagarutse Igitaramo ni turi Eko twinjira kuri karere yawe ngo bisuma ikindi kibazo. Rero ndakwibaza niba waravukiye muri famille y'abakijijwe gutyo papa wawe ni umupasiteri muri ADPR wowe watubwiye ko usenga muri foursquare n'amatorero biratandukanye ndakeka kuki wowe utakomeje mu itorero ry'umubyeyi wawe? Aho ngaho ni kwa kundi umuntu nyine ugeraho ukavuga ngo agakiza kanjye ntago gahuye n'idini. Numva namaze kumenya gucuranga ndavase numva mbonye nk'abantu bakavuga ati waje ukaducurangira bitewe n'ukuntu wumvaga wenda natangiye kubimenya waje ukaducurangira ari mu yindi atari muri ADPR nkahita mvuga ati ntago navuga ngo yes nagira muri iryo dini sinaza gucuranga aho ngaho. Icyo gihe nabitekereza kandi mbizi ko muri ADPR hari amatorero ameze gutyo muri ADPR nyine nako ni ADPR bishoboke nzi ko iyo hari igihe waba wumva ngo umucuranzi wawe ngo ntabwo yajya gucuranga muri rusengero cyangwa korari yaho ngo utumire korari muri ADPR muri rusengero nk'uko foursquare ntabwo twatumira korari muri ADPR ngo izidi ikorere sorti mu rusengero rwacu ADPR ntabwo byemera. Aho ngaho rero nkahita mbona ngiye wumva bararimita umuhamagaro wanjye kandi nshaka kubwiriza niba Yesu avuye mugende mubwirize mu mahanga yose ntago nareka no yewe no mu kabari nakwinjiramo ariko ikinjyanye ko ari kubwiriza najyamo ariko ntago najyayo mu byumve neza. Ntago wajya ugiye muri ntago hari abana twabaga turi tukiri abana icyo gihe ntarakizwa ariko nyine warakijijwe ariko utarakizwa hari ukuntu biri aho gutya rimwe turi nk'abana twaca nk'ahantu nijoro tuve nko mu practice twanyura ahantu twumva ahantu bakubise imiziki y'isi ibifite Twitter yose ibiryoshye nyine buriya bararusha mu rusengero umuziki mu rusengero gisanga ahantu hari utubafure tubiri ariko hariya mu tubari mu wiki umva haba harimo umuziki utagize gutya n'amantu yameneka tukanyura twumva umuziki twakwinjiyemo bamwe bagakunda umuziki icyo gihe twanabyinaga drama bamwe bakunda kubyina ibintu byo kubyina twinjiremo umwe akahita avuga ati njye numva twakwinjiramo ariko basi tukajyana intego yo kugira ngo tubahindure barashaka kwinjiramo gusa uragenda ze winjira mu bwati ngwino nguhindure aya ndavuga ati nuwajya guhindura ntabwo yakwinjiramo hariya nyeretse uvuga ati ugiye kugenda usanga umuntu yo mujyemo muganire mwahanye gahunda iyo muganiriye nibwo umuhindura naho hariya baba basakuje n'imiziki bari kubyina hariya nta n'umuntu ujya kwemerera ko muganira nta mwanya yaguha
icyo gihe warinjiraga nawe ukabyinaho gake gake. Icyo gihe ndibuka nigeze kubijyamo icyo gihe nishutse nagiyemo icyo gihe nari natangiye gucuranga nkorana na band imwe ikajya icuranga indirimbo nyine zijyanye n'izisi njyayo umunsi umwe ndabatse sinzasubira nabikoze umunsi umwe ndabatse sinzasubira kuko twarangije umunsi umwe mbona abacuranzi abo twagendanye basohoka gutyo barangije gucuranga ukatubona basariya kunywa amatabi ku bitare bari kunywa inzoga ntabwo nzashobora. Nzungu utarakizwa ntabwo ibyo nta kintu ugeze unywa muri ibyo ngibyo nawe ugeze unywa no ku nzoga nibura utarakizwa. Sinzi gusa nize kunywa ikigage nkiri umwana nize kunywa ikigage. Wari ukiguriye cyangwa twari nari mu baturanyi ahantu tugira ngo ni ubushera ikigage yaje ni ubushera gusa hari icyo baduhaye kiza ukuntu kitari ubushera bwo ndabukunda n'ubu nabunywa ariko icyo ngicyo cyo barakiduhaye kitumerera nabi n'akandi gapeti ko mu rugo gatoya turasinda. warasinze hamwe ho kwitura hasi wasinze wasinze wemeze umva nyine ubwonko bugize buvuye ku gihe ku buryo bicaraga ku buryo nyuma kuvumba ese wasinze baranadukubise nimuzongere nyine ntabwo twumva ntabwo twanyweye ngo tugere aho gusinda burundu kuko kunywa gutya ugahita ubyumva ko nyine ibintu uri kunywa tutatureka bakajya banaduseka nyine tutatureka. Nyuma yuko wenda uhinduye ukajya mu itorero icyo gihe ababyeyi bawe babyakiriye neza wenda utagumye muri ADPR nk'uko wenda nabari bari basengamo kandi banafitemo n'inshingano cyane rwose. Umukecuru ahoraga bimbwira ati iyo ndi kubona uri gucuranga mba numva nishimye kabisa tujye umucurangira Imana uzajya ugenda ucurange hose nta kibazo kiwe iwe deja mu rugo nta nubwo ndabizi nta nubwo bagera papa ni umupasiteri muri ADPR ariko iwe aranabwiriza hari igihe ubundi biterwa n'umuhango n'umuntu ku giti cye. Papa we iwe aranabwiriza no mu yandi matorero n'ahandi hose wamutumira akaza akabwiriza. Papa we uko nicyo muziho na mama yajya gusengera ahandi si kuva mu ADPR kandi n'umupasiteri ariko ndabizi yajya n'ahandi. Umaze kutubwira wenda byinshi kuri wowe ndetse no ku bihe byawe bito byo mu bwana aho tuyamanze rutubwire abakuzi cyane bakuzi nyine nk'umupianiste no bite byawe na piano noneho mwamenye ryari na piano? Piano numva twamenye kera ashize igihe kabisa kugeza ubwo ejo bundi nibwo nende kureba piano ndabase piano ni gute nayimenye nanjye none hari igihe ureba piano buriya uyizi nibwo umenya ko ikomeye nibwo umenya ko umuntu ugiye kuyiga bizamugora azakora practice nawe utabizi wumva nyine ni kuriya nyine nese uri akabizi nanjye nzabimenya ariko nge icyo gihe nubwo nareba ndebye ukuntu tumeze ukuntu twegeranye ukamenya ngo uratandukanye hano utandukanyije bibyara ikigira gutya none ukabifatanya bikabyara indirimbo bikabyara igisirimba uhita uvuga ati Imana ushima. Nkiri umwana icyo gihe ngewe mfite mu grand frère niwe wanyigishaga ndakubivuga grand frère wanjye niwe wanyigishije icyo gihe nyine ntangira kwiga gucuranga hashize imyaka 8 irenga atari 9 n'8. Igihe cya mbere uyicaraho piano bwa mbere wari ufite imyaka ingahe uyicaraho bwa mbere? Twari turi abana tugiga nabaga mu mushinga wa compassion nkiri umwana noneho bakatubikira sindi kwibuka neza ariko ndekeka nyine ko ari nyuma y'iyo myaka 9 10 gutyo 8 gusa ariko twari utwana duto. Iyo piano se wayikuraga imwe muyifite iwanyu cyangwa compassion nayibaherezaga? Urusengero tuyigiraho grand frère wigisha abana ba compassion. None nyuma yuko amaze kukwigisha ukumva kwenda kutangiye kugira ubumenyi uyimenyaho bwa mbere ucuranga mu rusengero icyo gihe ufite imyaka ingahe? Ni iki gihe nafataga vuba nibuka ko nyine muri iyo minsi nibwo natangiye kujya njya mu rusengero ngacuranga rimwe na rimwe grand frère adahari kuko grand frère yari n'umwarimu n'umwarimu
yari umwarimu rimwe na rimwe nyine ari nko kwigisha ntaboneka atabonetse nko mu mibyizi amateraniro yo mu mibyizi nkahita njya kuri piano icyo gihe ndibuka nibwo muri iyo minsi nibwo natangiye gukora kuri piano icyo gihe nazanye icyuya kabisa naragira ntangira kubona nyine biri kuza. Ugicuranga bwa mbere mu rusengero ni iki kintu cya mbere cyaguteye ubwoba mbese ukavuga ati noneho singiye kubona amateraniro arangiye? Ikintu cyanteye ubwoba ni ukubona ucuranga ikorasi karangira bakarinda bajya kundirimba mutarahuza ukumva wasebye ukumva uri kwicuza ukumva niwe bantu bose uko mu rusengero niwe ruri kureba micurangire cya cyose bagara bari kuririmba njyewe nayaga narayimenya ngashaka icyo bita ngo transpose indirimbo ikarangira bagiye gutangira indirimbo ati shyiramo basi bazashyiramo biti ushyiremo na gambiro ariko iyo wabaga azamuye ikorasi akazamuye ikorasi atari ahantu undi muri ki runaka byahitaga intambara kandi icyo gihe nabyishe byananiye nkahita mbona nka grand frère arahageze nkahita ndakara nkahita numva ibyambabazaga nuko yabagaje nshaka agiye kumvanaho kandi ntacyo nari ndi gukora nabirije abantu ibo bamubona urusengero rwose rukishima ariko njyewe nkahita mbona nakundi ndarancuranga icyo gihe nyine numva nakundaga sente pe ndanibuka ko kabisa kuva mu wa gatatu segonderi sinigeze niga nk'uko undi muntu wese ari kuyizi ko nafatanyije na piano nabyigiye hamwe nabaga amasomo menshi narayakarutaga kubitana nagiye kwicuranya piano yarantwaye ubwenge bwose kabisa. Twagiye no tuvuye ku rugendo rwawe byose uvuye Muhanga maze kumenya noneho Kigali wayisanze muti Kigali wayije muti? Kigali ubwo nibwo naje gukomeza gucuranga ncuranga mu itorero rya Restoration Church i Muhanga naracurangaga nziranye n'abantu muri imbi bita Elize Bigimana yagiye hanze bigeze kuza Gisubizo nawe nawe nyikorera mu murimo w'Imana kigiye bazi Muhanga turabana twumva ngo Gisubizo yaje turatujyayo noneho mbanza gucurangaho mbona nyine barasirimbye bati umwana ibintu ari gucuranga ntibibaho si ibyo mu ntara ni igihumbi nuko bagira igiterane hariya muri foursquare nyine Elizabeth ariko hari umwana nabonye igitaramo turiya mwana mwamuretse tukamuzana bagiye gukunda kunsereza ati naho naje nje ngo sineze ngo naraje ngo sinasubira igitaramo ariko iki gihe ndibuka nibwo nageze i Kigali gucuranga mu rusengero noneho mbona rw'abantu benshi kigira abantu benshi twegerana turi benshi nyine turi benshi babyiganye bameze gutya magubu ati kuri piano hari tingaho hari umwana waje uvuye igitaramo turamwakiriye amwita Nzungu jya kuri sete nanjye sinjya nibuka ibintu nacuranze sinjya nibuka amafaranga natahanye nyine umwana umuntu yakoraga mu mufuka gutya yagwa 5 kumva urahita ugura moto cyangwa imodoka icyo gihe kabisa ndabyibuka naho nacuranze i Kigali noneho nkajya nkomeza nza nkajya kamamagara birangira noneho nje hano kabisa ntangira no kubona n'amatorero menshi nyine ambwira ngo nzaze njye nyacurangira turumvikana nyine ndazi. Icyo gihe ukiza wenda bari bagomaga yezo gucura muri foursquare icyo gihe ufite umuntu wanyu usanga cyangwa wabanaga n'abagoma famille hano nabaga mfite famille nyinshi cyane. Ubwo noneho aho mageze kumenya piano neza utangiye kujya wumva nyine ko igisirimba icyo gihe wiga gucuranga igisirimba cyangwa gucuranga ibintu byose muri rusange? Niga gucuranga ibintu byose muri rusange biri no mu bintu nabyo byanduhije kuko umuntu wiga gucuranga igisirimba ubu ngubu abana basigaye biga gucuranga igisirimba mu mwaka umwe
akaba ari umu expert afite nyine ubuhanga mu gisirimba nta kintu wamubeshya ariko twebwe twize tuvanga wiga igisirimba ariko bati nibagera naha mu ndirimbo ngomba gucuranga uri kumwe na bande ibyuma byose ncuranga nyine nicyo cyatumye tugira ariko nyine abantu benshi urebye hano mu Rwanda abacuranzi benshi usanga bazi gucuranga nyine indirimbo amacodes ibintu nyine ariko wagera ku gisirimbo ugasanga ntabyazi naho nagize umutwaro n'abati ni singomba kwiga byose avuga ngo igisirimba niba ahantu undi nibakeneye igisirimba habaye hatarundi wenda mpari bambwiye ati curanga ningera ahantu muri korari nta wundi mucuranzi wenda uhari banyeneye ncuranga kandi nsibanganye mu video yose nyine abantu mwumva nyine ni ibintu byamfashije. Nzungu wenda mu bintu by'icyo n'imicurange cyangwa se n'izindi kariyeri zose umuntu wese agira umwihariko wiwe nkaho ugeze ku gisirimba umwihariko uvuga ufite abandi wenda babicuranga nk'igisirimba nabo badafite ni nk'uwo uba wize cyangwa abantu bakubwira. Ngewe umwihariko abantu bakunda kumbwira nimba ari uko bakunda kuvuga ngo ibintu bitanga kompanyema cyangwa ngo base gucuranza igisimba cya base ngo cyiza ngo ngewe rero umwihariko wanjye uba iyo nanezerewe ngewe iyo ndi mu rusengero akenshi niyo nabaga nagiye ahantu nk'ahantu gusa mu bukwe mu bukwe bakabashyiramo igisirimba iki gihe nanjye ndacuranga nkumva sincuranze neza ariko turi mu materaniro tukanezerwa tukaririmba tukaramya Imana indirimbo zitonze tugazamuka amasebeni gahoro bakaba bati shyiramo igisirimba naho cyangwa nk'umuvuga butumwa arangije kubwiriza gutya nafashwe yamfashe neza sinjye menya ibintu nanjye ncuranze aho nanjye arabomba numva no nk'iyo bari kubwiriza hari nk'abandi bacuranzi bari ku piano barumva intoki zikunda banumva nayo batigireyo gucuranga kubera ko nyine banumva mfite inspiration ariko kuvuga ngo gutya ngo umbwiye ngo ese ngo ikintu cyanye ngo umwihariko wanjye nuwe sibizi nzi ko gusa ngiye ncurangira Imana mu rusengero ndi mu mavuta iyo ntari mu mavuta ngiye buryo hari n'igihe ninjye mu rusengero n'abantu benshi barabizi nkavamo ntacuranze bitewe n'ukuntu mbizi ko ntari muri mood bitewe n'ukuntu ninjiye nyine ndi kumva ko ntari muri mood ndacuranga wenda abantu baraza kumva ibintu nyine muziki iryoshye ariko ngewe ubwanjye ndaba ndi kuva icyuya gusa. Yanira kwibaza hari igihe wizera waba warigezeho wacuranga nko mu rusengero niho turi kuvuga cyane kuko yenda ugacuranga nta mudu neza uri ufite ariko bigasanga byari ngombwa ko ugomba gucuranga kuko n'abantu bakabivumba ko wabikoze nabi bakabikubwira bakunda kumbwira nyagabate tiwaruri nakubonye ntabwo wari muri mudu niki cyabaye nyine umva hari igihe uri utari muri mudu utabwira umuntu ikintu gituma wenda umeze nabi muri iyi minsi kumva nyine ntumubwire nyine hari utuntu burya muri iyi si hari utuntu ujya tuza kandi ntitukubuze nizere ko nyine nabisobanura neza ntibikubuze gushyikira Imana ko waje mu rusengero gusenga ariko gucuranga ikindi kintu gitandukanye no gusenga buriya nanabibabwira abantu gusenga mu rusengero tukicara kuriya turafashwa umuntu akabwiriza tukafashwa ariko gucuranga ukajya muri mood ni izindi imbaraga gucuranga uri mu mavuta ni izindi imbaraga abantu batarahishurirwa batabashobora mu buryo ntabwo napfa gusobanura kugenda mu rusengero sincuranga wenda ntari muri mood nkavuga ati sinshaka gucuranga ubwo nyine nubwo nacuranga ushobora kunezerwa ariko ngewe hari n'igihe nsohoka umuntu bati wacuranze ibintu kandi ngewe icyo gihe sinari ndi muri mood ndabizi nta nubwo numvise ko nacuranze neza ariko abantu ugasanga bati biriya bintu wacuranze byatwishe ukibaza se ariko urumva ngewe nkora ibintu byose bishoboka gituma nguma muri mood y'Imana muri mood nyine yo mu rusengero burya gucuranga hariyaho ni ikindi kintu gitandukanye kuko piano mba ndi gucuranga ni ya yindi ijya mu kabari iriya piano irakoreshwa ahantu hose piano
ntabwo yakorewe urusengero, ni icyuma kimwe n'ibindi, ni mikorofone nakoresha nk'iyi nkayijyana no mu kabari nkayivugiraho, ni ibintu bisanzwe. Igituma abantu basirimba, igituma abantu ahubwo ikimana ishaka ntabwo ari iriya piyano, ahubwo ishaka ugiye kuyicuranga umeze uti, ugiye kuyicuranga nicyo ugiye guha abantu. Buriya ni ukubwiriza abantu, buriya natwe turabwiriza, ntabwo rwose iyo sinshobora no kujya gucuranga ntasenze. Icyo kintu rwose rimwe bafite n'ubwo gucuranga, ngiye gucuranga iki, ngiye guha icyo abantu. Kimwe n'uko abapasiteri nabo ntabwo ushobora kujya kubwiriza atarasengeye ijambo, ataripanze, atariteguye. n'abaririmbyi ni uko nabo bagomba nyine ikintu cyose buriya kiri mu rusengero cyo gikunda kuba gitandukanye cyane n'ibindi bindi. Biranira kwibaza Nzungu, iyo utameze neza wenda hari ukuntu umuntu mu buzima n'ibintu biba mu buri wese agira, harya batishimye cyangwa atanezerewe, no nk'umukozi w'Imana ubu ni iriya jambo ryabera ryari gukomeza ijambo iyo ntameze neza. Hari ijambo rijya burimfasha, nibagira abantu byanditse, ariko rivuga ngo nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntuzashe, kuko nzaba ndi Imana izaba ari kumwe nawe. Ibi byose tuzi ingero z'ukuntu nyine umuntu iyo abantu bigishwa babaga bari kumwe na Yesu mu mazi ntacyo babaye, Saduraka, Meshaki na Abedenego mu muriro ntacyo babaye. Iyo rero mpuye n'akantu gutya ngendera kuri iryo jambo, nta mpungenge ngomba kugira, kuko icyo gihe cyose mba ndi kumwe na Yesu. Nzungu, iki kintu kigutera agahinda gakomeye, kumvugiza agahinda gakomeye, nyine mu buzima duhana ibintu byinshi, akora ikintu ushobora kuba cyakora bati ikintu iyo kimbayeho biramuhungabanya cyane. Rero nubwo ndi kuvuga gutya njye mpora nishimye, sinjya mpura ubwo ibyo nabivuze ni case nyine iri particulier, wera sinzi ko navuga, ariko sinjya nkunda kubabara, mpora nishimye. Usibye wenda nko muri ino minsi niburiye umukecuru wanjye, naho nyine muri iyi minsi sindi muri mudu nyine y'umunezero wa wundi. Hari ukuntu nyine umuntu aba ari muri mudu, agira mudu y'umunezero gusa, atari uko afite amafaranga, atari uko nyine akumva ibintu byose. Ariko ubu kubera ntashize n'igihe gitoya, nyine akantu kose kabaye ukimukubita gutya gutya, usanga nyine mudu yose iragize. Ariko urebye nta bintu, umuntu twatunganye n'umuntu ntabwo byambuza kunezerwa mu rusengero. Nta kintu nyine njya nkunda gucamo mu buzima n'ubundi cyane. Ni case nyine igize. Imana wenda namwe iruhuko ridashira, mwe mu isi nabonye nabo n'abavandimwe bawe mwagiye kumuherekeza, Imana mwakire mu bayo. Reka tunakomeze wenda nkubaza, mu rugendo rwawe ugeze ubu ngubu, ni bandi bantu babigize mu ruhare unashimira? Ni benshi aho ngeze rwose, ndabanza gushimira Imana. Nzi ko Imana nyine ariyo yangije aho ngeze, kandi ariyo ikinkomeje n'ahandi nshaka kugera, kuko mfite ahantu nasabye Imana nshaka kugera, ndetse naho nzaharenga gusa. Ariko mfite aho nahaye Imana. Ndibuka nyiri umwana nigeze gusaba Imana ngo izangeze ahantu nasabye, ndasa n'uwaharenze nyine mu buryo bw'imicurangire. Iki gihe mbona iyo etape ndayitambutse. Ubu ndi gusaba Imana ikomeze inyagure. Noneho mfite abantu benshi bagiye babamfasha aho ngeze aha. Harimo grand frere nyine, niwe wanyigishije nko gutangira nyine, ngenda nzamuka nyine, nsanga uwitwa Zawadi yabaga hano i Kigali, nawe yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaza uwitwa Elize, ariko hakaza n'undi bita hari Zawadi na Elize we ni yari umucuranzi, ariko ari umurimbyi, ariko akanyespira mu bintu byo gucuranga, bigatuma nkomeza kwiga cyane. Hakaza
uwitwa hari uwitwa Kibonge burya nawe umucuranzi wa healing worship team. Buriya ntitwabaga urazi ko wenda atanyigishije ariko nawe yarabizi kuko ibintu byinshi nacurangaga nabaga ari rimwe namwumvishije nkamwumvamo utuntu nkiri umwana. Hakaba undi bita Beya nawe ndibuka abo wa Nairobi nawe ndamwibuka kabisa. Niba ntitwigeze twicara ngo anyigishe ariko nawe muzike yaranyespiraga kuyumva igatuma nkora practice. Icyo gihe n'undi nshimira cyane wamfashije kimwe n'uriya Zawadi, bo nibo banyigishije noneho nabo gutya twicaranye. Hari Zawadi n'undi bita Byinshi nawe muri Amerika. Byinshi nawe rwose ndamushimira. Ngiye kuvuga nashiduka nibagiwe n'abandi ariko nyine urebye nawe ndi gutekereza muri kariya y'imicurangire. Wenda uretse kuba ari mu Rwanda wagiye ubasha gucuranga, wari wabasha kurenga imbibi z'u Rwanda ugiye mu kazi k'ivugabutumwa mu buryo bwo gucuranga? Ari muri Afurika, ntabwo ndarenga Afurika. Hari mu Burundi ngiye gucuranga no muri Kenya na Uganda. Hose namaze kugera gucuranga. Naho nagiye. Imicurangire yawe wenda cyane ukunze kugaruka cyane ko wacuranze mu nsengero, ariko wenda no hanze hari abandi bantu bakora umuziki b'abahanzi. Nta muhanzi umwe wakorana muri projet yiwe wenda y'indirimbo kamucurangira? Zimana. Sinzi bwa tuzizo mucurangira. Ni Zimana. Kubiseka. Zimana. Ni Zimana indirimbo nacurangiye TMC y'Imana. Yiheruka? Hari yaheruka yindi itarima, hari indi yayibanjirije. Iyo niyo namucurangiye y'Imana. Nyine mbese sinzi ko nahita nibuka. Nyine nagiye nkorana n'abahanzi ba gospel benshi hano nyine n'abacurangiye. Mbese wowe ntabwo nta mpano ufite kuririmba ku buryo wakora iyawe wowe? Njyewe ndayifite nakoze na groupe barumuna banjye twitwa ngo ni United Brothers. Dufite indirimbo deja iri muri studio izasohoka muri iki cyumweru kigiye kuza vuba cyane kabisa. Dufite indirimbo ebyiri izo twakoze, ebyiri twarazikoze. Ari hanze turi niho gatagace ka kuyihari hanze. Onombe n'ijwi ryawe hari indirimbo ebyiri. Hari twavuze ngo ari twavuze Abisiraheli. Abisiraheli bavibunyage Uwiteka bacuye, bari bavuye i Babuloni bose bameze nk'abarota. Gutyo. Ninde wandikiye indirimbo? Iyo ngiyo umuntu yatwandikiye ni grand frère wacu. Atuye hano nawe ni umwanditsi mwiza cyane turakorana. Hakaba n'indi nayo yatwandikiye nayo ya kabiri yaziduhaye ari ebyiri. Oya nayo yarasohotse. Yavuga ngo dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze, turangije uyu mwaka amahoro, ntacyo twatanze ntacyo twakoze, n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana. Iyo ngiyo twayikoze ariyo gusoza umwaka. Ufite n'ijwi ryiza bro. Merci. None se ubu noneho muri kino gihe imbaraga zawe urabona ugiye kuzishora cyane, ugiye kwishora mu muziki, mu kuririmba muri United Brothers, cyangwa ugiye gukomeza kuzishora mu bucuranzi? Ko ndakeka ni ibintu bibiri n'ubundi bisa nk'ibigendanye, ariko none ugomba kugeraho uyikonsantra cyane. Ubu ngubu imbaraga nyinshi nazishyize muri iyo groupe mu byo kuririmba. Ahubwo gucuranga aho mpora ncuranga, ariko kugenda wenda ku ma YouTube channels hari ukuntu nyine nagendaga abantu bakampamagara ngo ducurangire kuri channels ahantu babidusabye, nkagenda nkabacurangira.
byo ndi kubigabanya cyane kuko nyine umwanya wumva wose mba ndi gushaka ku bintu by'indirimbo kandi nyine wumva ibyo bintu by'indirimbo nabyo buriya nuko umuntu avuga ngo indirimbo isohoka mu mezi angahe ariko iba yatwoza akazi kenshi cyane tuyifatira umwanya uhagije kugira ngo tuyihe abantu ariko igisirimba ndi mu rusengero ukeneye igisirimba aho nsengera niho nyine nagicurangira wenda rimwe na rimwe nyine no kuri channels yacu aho dushyize izo ndirimbo naho nzajya wenda rimwe na rimwe zishyiramo ariko igisirimba ntabwo ngiye kukireka nzangicuranga live nyine abantu bari mu rusengero bagire ariko kujya ku ma YouTube channels nyine ho ndi kuhashyiraho indirimbo kino gihe nose yo channel ya cyasa mu rubuga mu gushyiraho ibihangano byanyu rwitwa ngo iki? Witwa ngo ni United Brothers niko twitwa. Wari indirimbo ebyiri hakaba n'ibisirimba nyine ibindi n'igihe ncuranga udutaramo twakoze ibitaramo hehe gutyo niho mbishira. Nzungu kuri ufite piano ya cyakoresha urusengero? Nkoresha hariyo mba mfite rimwe na rimwe ariko si yanjye none yo ku rusengero nkajya ku rusengero mba nyemerewe ninjira mu rusengero ngafata ngakora practice. Ibibazo bw'amatsiko mfite mbere ko tujya no gusoza ikiganiro ko amasaha yagiye kandi bakiye kujya mu zindi activity, amafaranga menshi yakoreye muri iyi kariyeri yawe yo gucuranga nangahe? Gute angunga nyine ukabati amafaranga ndayatahanye nayo muri bitewe nuko yacuranze uyu munsi sinzi waba ari mu rusengero cyase mu bukwe akantu bacuranze nyine ukabati kimese nta mafaranga nakoze nk'ikiraka yanjye nahanye gutya nyine nko ku munsi gutya bakaguhemba nyine wenda wishyuwe nyine ukwezi gushize se kukiraka kimwe gutya. Hari aho nacuranze na $150. ariyo kontra y'abasize mwumvikanye nawe cyane tipe yo yari tipe abari twe wundi ni tipe iva mu ijuru itugeraho twe bite burya ari no mu buzima nyine wenda bw'amahoteli cyangwa ubuzima bw'ahantu iyo ufashe umukiriya neza aguha tipe bitewe n'ukuntu nawe wamugize. Natwe rero hari igihe nyine uwakoze neza ukajya kubona ukabona nyine umuntu yagushimiye cyangwa abantu bagushimiye birenze nk'uko wagize, ariko ibiraka byinshi byo nta biraka hano mu Rwanda ntabwo turagera kuri level yo ushobora kujya gucuranga ikiraka wenda muri gumwa muri band ngo ure satani 150 ntibishoboka. Ibiraka twagiye dufata menshi yabaga ari 50 nko mu bukwe ko dukunda gukora mu bukwe wa 50 nta nyine nta mafaranga nyine aza kandi ayo ngayo yumva ni yayandeza ntumenye nahagiye. Nzungu wenda ni impano sibyo kandi n'umuhamagaro w'Imana iba yaraguhaye, ariko rimwe burya na rimwe umuntu agomba gutungwa n'impano yiwe afite. Nk'uko wagenda mu rusengero n'abantu benshi cyane, hari abakurikira bari hanze, hari abari mu gihugu, ni benshi kwacurangira ukabanezeza n'ibyo kandi umurimo w'Imana ukagenda neza. Nk'abakozi b'Imana cyangwa se nk'umucuranzi, hari ukuntu urusengero rujya rugira ikintu bagendera cyangwa gusa n'ukuri umuyoboke waryo yabihagije gusa nta kintu na kimwe baguhereza ko uburyo umuntu afite impano bigomba no kumugaburira. Ibyo nanjye turabyemerana gutyo. Umuntu iyo afite impano urusengero ruba rugomba kumwitaho nuko rwose n'umupasiteri nabimubwira ko umucuranzi yewe binashobotse n'amafaranga akabona akaba menshi, n'abaririmbi bose baba bagomba ariko bakamenya ngo abo baririmbi imbaraga zabo zose zibaho hantu. Hanjye nshobora kuvuga ati njyewe navuye Igitarama nje gucuranga i Kigali, nje gucuranga muri iryo torero, urumva nicyo cyanzanye deja. Urumva icyo gihe umvuze ngo ndaje gucuranga gusa ndarehe n'igiki uhita wibaza nyine utangira bati none si iryo torero ritamubeshejeho byagenda gute? Bagomba guha transport, ntago ari guhemba, ni transport uzajya ukamenya itike uratashye gutyo ifite kwishyura inzu. Ubuzima nk'ubwo ngubwo kandi n'abakristo rwose baba bagomba kubimenya, ntibategereze ngo pasiteri ari we ngo ujya guha umucuranzi gutya. N'umukristo nurana urasohotse
ujye uteganya ati ndaza kureba n'umucuranzi amaterano arangiye umuhe nk'ibihumbi 500 nuko cyane kandi ataravuga ngo umushahara ukavuga ati ndakora iki kintu ndamuha ibihumbi 500 cyangwa 300 200. Aya mafaranga mfite ndayaha umuririmbyi uyu munsi, ndareba umuririmbyi muri mu worship leader cyangwa mu itorero rya foursquare, mu worship leader tuzi mu baririmbyi nyine tuzi tujya duha transport wenda cyangwa nyine basanzwe bakora bahora ku rusengero kuvunikwa kuko bavunika, turamuha byibuza ndagenda mugenera akantu. Hari umupasiteri nzi iwe nta nubwo ayo Burundi yarimo arabinganiriza uwe naramubajije se mwe mubikora gute itorero nyine mwishyura gute abacuranzi ni twe ntago tubishyura gutya ngiye ndibwiriza nkamenya ko igihe cy'ishuri yiwe cyageze nkamenya igihe cy'inzu cyageze ni njye ubyibwiriza nta nubwo bashaka kumbwira nabo njya mbyibwiriza gusa kandi rimwe ku kwezi gushize nkahita muha nka 500 wenda yarambwira nyine nka mu Marundi ariko nyine ahitamo amafaranga menshi rimwe na rimwe hagashira n'amezi 2 nta kintu aravugisha n'uwo mucuranzi ariko akavuga ati namwe amafaranga arakemura ibibazo runaka. Icyo gihe nabyo ni byiza, nabyo byaba byiza cyane ariko ku mucuranzi yafata umwanya cyangwa umupasiteri umupasiteri n'umuririmbyi bahora n'abakozi bakora ku rusengero bagomba gutungwa numva n'umupasiteri nimba ajaga akabariya cyangwa umukristo ubundi aho ngaho mpita mbiga ku bakristo bajya mu rusengero ntibature naho ndabigiye simbikunda cyane njya nasenga manu sinzibagirwe kwitwaza ituro sinzabyibagirwe kugenda mu rusengero sinyine ntibizambeho ndanabyanga cyane uko ngirirwa umugisha wo gutanga amaturo noneho nkazamura n'ituro rimwe na rimwe nkabona ituro ryabaye ryinshi mba numva nishimye ni ukuri pe kandi ibyo nabibabwira mbere y'abantu bose ntabwo umuntu ukutura ni ku bintu bikugarukaho ukutura ni ku mugisha ukugarukaho reka ndeke kuvuga ibintu ntabwo ugutuye 100 ibihumbi wenda ntabwo ugutuye 1000 ngo itashye ngo urabura n'umuntu aguye 1000 oya ibyo simbiza uburyo uzagororerwa wetanga 1000 ibintu birekera Imana nuko nguko abakristo nabo bajye batura ngo mvugiye amatorero yose abakristo bajye batura niwe unarenzeho n'ituro utange umucuranzi mbacuranze neza umuhishimo sindi gusaba ni ukuri sinkeneye amafaranga yabo cyo cyanzanye sindana yasaba ariko wenda ntimuzaha umucuranzi muzaha umuririmbyi basi ugira icyo ukora gusa kigaragaza ubwira Imana ati dore Imana nakwibibone nta rugo kwibwira Imana irabibona gusa ko ufite umutwaro wo kumenya ese wa mucuranzi abaye gute. Hari igihe hari abantu batazi uko mbaye abantu benshi ntibazi uko mbaye babona turangiza gusenga nkabacurangira bagafata amamodoka n'amamoto wenda nkahita amanuka gutya n'amaguru sinzaho ntibaza aho ngiye icyo gihe urumva bitabibabaje kandi n'abacurangiye bagafashwa banezerewe ariko ntibamenye uwatumye uwacuranze akatuma tunezera ni wenda Imana nibikora ariko uriya Imana niyo yabinyujemo agiye atashye afite ibyo kurya ubwo buzima ejo bazananyenera rwose nzaza nambaye iki ubwo buzima nk'ubwo ngubwo baba bagomba kuba ubwo bwenge baba bagomba kuba mu rusengero abantu akaba abantu batekereza ibyo bintu uko ufata umwanya wawe utekereza ku by'Imana niko Imana nayo ikwitura itekereza ku byawe uko ufata umwanya uhangayika ku by'Imana bati hakuriya muntu uko uhangayika ku bwanjye uri guhangayikira inzu y'Imana utabizi uhangayikira inzu y'Imana bati uramucuranzi abayeho ate aho ngaho witaye ku bintu by'Imana Imana nayo iravuga ati wowe ubitekereje uzi ko n'umwana wawe nawe yabuze minerivare ndayimwishyurira nuko Imana nayo ikora turuma turakora iki so bimwe mu byakora irumva ko harimo no gufasha abakozi b'Imana ba mu rusengero kandi wamugani
nimba wafashe umwanya ukiye ku rusengero kandi uzi neza ko ugiye gushakayo ibyishimo n'amahoro, nyamuneka ujye ugerageza utekereze no kuba babigizemo uruhare kugira ngo n'ibyo byishimo. Nzunga, akabazo ka nyuma k'amatsiko, hose ubwira gutura amafaranga menshi, ituro ryikobera rinini waba warigeze gutura mu buryo bw'amafaranga ni yarangaye? Ni ibanga. Nta n'utwe wari twirusengero tuyema hariho n'ibyo ntukitubwire, ni umubare gusa amafaranga gusa. Ni ibanga. Ibanga ryanjye ni Imana. Ibanga ryanjye ni Imana. Gusa nyine amafaranga agenda ugenda utura amafaranga nyine mpe nukomeza, ariko nyine ituro rinini ushobora kuvuga ngo ubwinshi bw'amafaranga bwanjye si ryo turo, ntago bisobanura ituro rinini, ahubwo ni amafaranga menshi ariko wenda ni ituro rito. Ushobora gutanga amafaranga 100,000 ariko mfite miliyari 800, icyo gihe ribaye ituro rito. Mfite miliyari hariya umunsi ushobora kugaburira isi, nkaba ati mwese muryame ndabagaburira mwicare ntumunakore, nkabagaburira. Icyo gihe nkajya mu rusengero ngatura 100,000, mba ndi umushishe ni ukuvuga ngo ni nk'igisambu umuntu utarekura. Ariko nkanjye ubu ngubu nimba nikorera wenda udufaranga twawe duke nkatura 100,000, mu by'ukuri nta muntu ushobora gutura 100,000 hano mu Rwanda, wenda muri generasiyo yacu twese ko tubizi, wenda 100,000 amafaranga menshi. Nta muntu ushobora gutura 100,000 gutya atabitekerejeho. Burya hari amafaranga nyine ajya aremereza ituro, akaba ati iri ni ituro Mana nguhaye 2,000 byanjye, ariko Imana ikareba ukuntu wari umeze ku mufuka, ati urayamaye kabisa, atayangaya ni ituro. Mukayageze kutubwira ati niba waririmbe neza ndimo tubaze ko amatsiko, niba waririmbe neza wenda ngo abantu bakishima, ndafata 500 abiguhereze nyine nkagushimire, hari uri wayaguha nibura wowe? Angahe? Aya ntabara 500. Amenshi umuntu ku giti cye yaguhaye nangahe agushimira akazi ke ukakoze mu rusengero? Abantu bagiye bayama mu madolari 100 gutya, bati nguhaye inka zo ni nyinshi. Ufite nuza, ufite urwuri? Oya. Hari n'abampaye umwana wiwe, aramuzana gutya aragahinja ngo ndamuguhaye. Uyu mwana rwose nta kundi nyine nzamuha umwana wanjye. Nawe uraguha umukobwa se cyangwa se nyine ngaguha umugore? Nawe uraguha umugore? Umugore se ushaka umugore ko utamuhabwa gutyo, abaye aje gutya ntago byaba biciye muri nzira nziza. Ntago biciye muri buryo bwa Bibiliya. Uburyo bwa Kristo Bibiliya yemera ni uko ushaka umuntu wamuteresa. Apana ibi byo kuvuga ngo Kristo ngo gusa ngo mwahuye ahantu gusa ngo biraho. Injira mu buzima bw'urukundo, mukunde, n'umukunda ubimubwire, nawe nimba ajya kubitekerezaho mu biganireho, mubicishe mu buryo bwiza nyine. Ariko ntago gutya gusa biraho gusa, kwa kundi najyaga mbyumva ukuntu umuntu bati dore nakuzaniye umugore. Ntabwo mbikunda, ahubwo wamushaka, icyo bita gushaka nyine, niyo mpamvu babyise gushaka. Ugashaka ukareba mu bakobwa bose bari hano mu isi, ugahitamo uwo nguwo umwe wamuzana, ukabona ko sinemera n'abantu kimwe na rimwe cyane, sinjya nkunda kubyemera abantu baba Mana uzampa umugore ngo uzampe nguriya mugore, akajya namuvuga nguriye wewe genda nakwemera ahubwo umuzanire Imana, bati Imana dore nakuzaniye umugore umusengere kabisa. Ariko gushaka, wewe gushakisha n'ukwawe, amahitamo n'ayawe ukajya guhitamo. Imana yadusigiye amahitamo, duhitemo, ariko Imana nayo iguhesha umugisha wamaze guhitamo. Gira umukunzi? Ndamufite. Abana i Kigali cyangwa ari mu ntara? Ari mu ntara, ntabwo ari muri Kigali, mvuga ari mu ntara. Cyangwa ari hanze y'u Rwanda?
nawe ashatse yanajyayo ashatse yanajyayo wenda ari mu Rwanda cyangwa se ari mu Rwanda noneho ntabwo ari mu Rwanda. ari mu kihe gihugu ubu ngubu ntabwo ari mu Rwanda. yaratembera azagaruka cyangwa niyo atuye aha ngaha icyo gihugu arimo yaratembera azagaruka cyangwa igihugu arimo nicyo atuyemo oya urumva njye ndi hanze yiwe njye mba hanze yiwe ari uba hanze niyo uba hanze njye uba hanze ko bikompiti uri hanze yewe ntabwo ari uri hanze ufite nyine hari igihe umuntu asobanura ukabura ukuntu uvuga ubu nyine reka wenda mvuga ati ntabwo ari mu Rwanda ndumva ari nkabyo wenda aba mu kihe gihugu ntabwo ngaba atuye mu kihe gihugu ubu ngubu ahantu ari aya tubwire igihugu gusa ntutubwire agace cyangwa ibiri nzakivuga iyo interview nzayikwisabira yo kubwira ahantu atuye abenshi babiketse n'ubundi singaho uri mwarimu ngo bubahwe urabizi kabisa. Nzungu reka tugushimire ni ukuri kandi wakoze kwitabira murakoze cyane kabisa nabashimiye sinayimeruka nyine nk'uko nyine nari ndi kubivuga sinayimeruka kuganiriza abakunzi b'umuziki banjye ndanabashimira cyane noneho bari n'ubutumwa kwanja abakunzi b'umuziki n'abakristo bose cyane rwose maze iminsi ntajya ku masosho media ngo mbaho umuziki ariko umuziki nyine uri mu mutwe burya umuziki wose uva mu mutwe vuba cyane rwose hari projet ndi gupanga uyu mwaka nurangira cyangwa mu mpera z'uyu mwaka ndangira nze mbasunikira ibintu bisirimba noneho bishya biza bifite amavuta kabisa naho ubu ngubu ndahuze cyane gira soreza kugira ngo ugiye kubwira umukunzi wawe ijambo icyo ubwira umukunzi wawe n'ubanza kutubwira ahereye ndahuze icyo ubwira umukunzi wawe kuri telefone niyo nyine yo kwandikira aya arabizi ko mpuze kandi nawe arahuze niyo makuru ariko nyine arabizi ko mukunda icyo nicyo cya mbere kumubwira rero ibintu azi nibyo ntacyo bimaze muhamije nyine kuri kamera nyine haryo nabimuhindura muhamije kuri kamera ewa kabisa uzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse anyway akaryo kirigora mwita magazi ukunze wa Kigali Update TV mwaryohewe n'amagambo arimo n'amagambo y'ubwenge cyane uyu musore yatuganirije muramuzi cyane abasenga kandi wenda namwe mudasenga ndabizi mukoresha imbuga nkoranyambaga hari henshi mujya muhura nawe cyangwa se wenda mwanamubonaga mutamuzi ariko nize neza ko yabibwiye kandi yabisobanuriye mu buryo buhagije ni ukuri kandi wamugane turi mu gihe gikeneye cyo gukizwa mukizwa bemera gukizwa nta kidashoboka umuntu yatubwiye inzira nyinshi yagiye acamo nawe nyine z'amafuta ariko nyine yaje kuba umuntu muzima w'umugabo kandi ushima Imana kugeza aho ngubu atanga ibyishimo ku mbaga nyamwinshi sinava ko ari abanyarwanda gusa ko n'isi yose muri rusange kuko isi yabaye nk'umudugudu aho uri hose ushobora gukurikira ibintu bya Kigali Update ukareba ukumva Nzungu uwo ari we cyangwa se n'ibyo akora ukumva uwo ari we kujya gukorera Imana ikindi bisaba nta gishoro bisaba gusa umutima ukunze kandi n'umutima ushaka. Nzungu wakoze nanone ngiye ngushimira murakoze namwe Imana ibamugisha kandi mwakoze cyane ikiganiro cyari cyiza ndabizi n'abantu bakurikiranye nabo bahaguwe neza Imana ibamugisha. Amen. Nongeye mbone yo gushimira Quiet Haven Hotel nziza cyane imwe mu mahoteli meza mu mujyi wa Kigali iherereye muri Nyarutarama. Hotel ushobora kuba wasangamo buri kimwe cyose wifuza. Niba ufite ubukwe ukeneye kuhakorera ni hoteli. Mu mahoteli meza wabukoreramo niba ukeneye gufata kukunywa waba ukijwe cyangwa se udakijejwe uri wese barakwakira kandi bakagushyira ahantu hatuje hashobora kuba hajyanye n'uwo uri we. Niba ukeneye cyo kurya ukeneye gufata ifunguro rya saa sita cyangwa rya nimugoroba Quiet Haven Hotel niho uhitiyemo ni ukuri yagerageza uhasure kandi nzi neza ko uzasanga Kigali Update cyo tubwira tugushimira mbone yo kongera gushimira inshuti zacu zakadasohoka zikomeza kutwandika ibitekerezo nizo zitera imbaraga zigatuma zino tugeza buza abakizikeneye by'umwihariko abantu bari hanze y'u Rwanda ni ukuri iki kiganiro kibatuye kandi kizanabaryohera by'umwihariko no inshuti z'umusaraba mwese muri rusange amahoro shalom